Kimisagara habaye impanuka nimugoroba ikomeye. Longe shashi yabuze cable cyangwa yabuze feri, byo twita feri. Yagiye igonga abamotari, igonga abanyamaguru, kurumva ko yarenze umuhanda. Iyo mpanuka rero yaturutse ku burangare bw'umushoferi cyane, nubwo haje bo kubura feri ariko arafite umuvuduko. Mpamvu y'umuvuduko niyo ya mbere biteye. Uko imodoka nini niba uri kwiruka ugashaka gufatira feri icyarimwe ntabwo bikunda. Shoferi akenshi iyo bakoze impanuka kenshi bakabona ari ibintu bikomeye bakunda gucika cyane, uko abafite ubwango bwo gufungwa kandi ubuzima bw'abantu babwe buhangikiye abagomba gutanga amakuru y'impanuka yagenze kugira ngo na ba OPG baza gupima cyangwa se abapolisi baza gupima babone uko bandika muri dosiye. Ibyo byo n'ubundi no mu mategeko biremewe, uko wamenya gukoza gisida ukabona aho hafi n'abayobozi buhari wowe uyiripotinga ku buyobozi ukareba ugarukane n'ubuyobozi nyuma uje gutanga amakuru y'uko impanuka yagenze. Ikintu kibangamira umutekano wo mu muhanda ari iki? Umutekano wo mu muhanda ubangamirwa n'ibintu byinshi, ariko cyane cyane harimo ubusinzi, harimo uburangare, uburangare ubusinzi na telefone ugenda witabagura ntabwo byaba binaterwa n'abantu wenda baba batwara badafite impushya. Abantu kugira ngo ukurikizwe aho polisi ibigejeje ibintu byo kurwanya ibyaha byo mu muhanda, ikirebana n'impushya rwose cyo gisa nkaho nta muntu ukibitekereza cyane kujya mu muhanda, ahubwo bayongere kuko konterevasiyo ya telefone bayongere kuko ni ikibazo. Niba uri gupanga n'umuntu imishinga unatwaye wa muntu nakubwira ikintu ku bantu ucyumva ntabwo uri bwite ku muhanda. Igisigaye ikintu cy'ubusinzi muri iyi minsi polisi nayo yabigenzemo gake ngewe uko nabibonaga mbese ko bikiri biri cyo guhishamo yongere tugeze no mu minsi mikuru, iyi minsi mikuru ya weekend bongere imbaraga. Kandi mu minsi mikuru haba accident nyinshi, ngira ngo ubundi biterwa n'iki? Yamara Mukanyanza hano muri studio Nyabugogo habera impanuka hoho ikwebye n'imodoka ikanagira abamotari hariya ujya ku giti cy'inyoni, nabyo ndabibonye. Ko izi modoka nini ko nzi ko zishyirwamo speed governor bigenda gute ubundi kugira ngo umushoferi arenze umuvuduko kandi harimo speed governor? Ukuvuga ngo speed governor zikora hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ni 60 km/h mu isaha, niho iziregereye. Noneho 60 n'ushyamo n'abantu bari muri uyu mujyi 60 n'undi n'umuvuduko uri hejuru, umuvuduko wakaba uri ahantu mu nkengero. Sinzi niba mu Rwanda wenda ibintu by'amategeko y'umuhanda bizagenda nabyo mu masomo asanzwe bakabyiga mu mashuri, ariko ubundi ni usanga umuntu ni umusirimu arabona feruje hatsemo umutuku. Abana b'iki gihe mubwire mu nsisiro wumve mu nsisiro cyangwa mu nsisiro cyangwa tuvuga za Rusizi atatangira gutekereza ibintu. Hari ikindi kintu njya nenga ku kiraro cya hariya Kicukiro centre. Urabona kiriya kiraro uko giteye hejuru neza hariho inzira z'abanyamaguru ku muhanda wo hejuru, ariko uriya muhanda wo hasi winjiramo munsi umanuka ujya mu Kagarama za Kamageni ari naho umanuka uzamuka unyuramo hasi usanga nta nzira z'abanyamaguru bashyizeho. Umunyamaguru arimo araca mu muhanda rwagati. Uriya muhanda sinzi niba wenda nibyo bibona gusa usanga umunyamaguru arimo aracungana n'imodoka aragenda agongana n'imodoka nta nzira y'abanyamaguru. naho ni ikibazo. Yes guys, turongeye tubaye ikaze bakunzi ba Satya TV, yaba baherereye amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, tutibagiwe namwe muri mu mujyi wa Kigali, namwe mudukurikira muri hakurya y'imipaka y'u Rwanda, turabasuhuje cyane. Nyagasani nakomeza biteho. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ngingo irebana n'umutekano wo mu muhanda. Bimaze kugaragara ko hari impanuka nyinshi ziri kuba bitewe n'ibi bimodoka binini, rimwe na rimwe abamotari se, abanyonzi, abashoferi basanzwe se. Ndaje tuganire na Jean Claude Mwambutsa, nawe ni umushoferi aba mu muhanda, ibintu bibera mu muhanda arabizi. Reka tuganire, ariko ndashaka tuze guhera kuri ino mpanuka yari ibaye Kimisagara. Wumvisha ibyayo? Kimisagara utunyuriye maso uvunaguye byaba byagenze gute?
Kimisagara habaye impanuka nimugoroba ikomeye. Longe shashi yabuze kibura cyangwa yabuze feri, ibyo twita feri. Yewe Yagiye igonga abamotari, igonga abanyamaguru, kurumva ko yarenze umuhanda. Iyo mpanuka rero yaturutse ku burangare bw'umushoferi cyane, nubwo haje bo kubura feri ariko yari afite umuvuduko. Impamvu y'umuvuduko niyo ya mbere biteye, kuko imodoka nini niba uri kwiruka ugashaka gufatira feri icyarimwe ntabwo bikunda. Niyo mpamvu rero abashoferi aho ngaho yaturutse ku mushoferi, niyo mpamvu abashoferi nabo bagomba kugira kugenda gake kugabanya. Tutagiye kure, byatewe n'amakosa y'umushoferi. Burangira urumva ngo biriya bimodoka binini iyo bihetse bikagendera ku muvuduko munini cyane cyane nk'ahantu hamanuka, noneho ya mizigo byari bifite nayo ishyiraho akayo, umuvuduko ukiyongera cyane kuko imodoka ibiremereye. Noneho ubwo gufata feri nkanjye w'ibiro 5 ninshaka guhagarara bizanyorohera bitunguranye, ariko umuntu w'ibiro 50 ntabwo yahagarara bimworoheye ngo bimukundire. Rero akantu k'umuvuduko bakiteho, usibye ko numvishe ngo yahisane anacika arabura. Amakuru yandi yasigaye atangwa na Tandiboyi yuko ngo baburanyije imodoka bakahuranya amamoto. Ase ibyo bintu by'abashoferi, abashoferi akenshi iyo bakoze impanuka kenshi bakabona ari ibintu bikomeye, bakunda gucika cyane kuko abafite ubwabo bwo gufungwa, kandi ubuzima bw'abantu babwe buhangikiye. Abagomba gutanga amakuru y'impanuka yagenze kugira ngo na ba OPG baza gupima cyangwa se abapolisi baza gupima babone uko bandika muri dosiye. Babona uko bandika muri dosiye, nibyo ndabyumva, ariko nanone hari ubwo njya mbumva uruhande rumwe, kuko hari ubwo uguma mu modoka abaturage ubwabo bakakugirira nabi. Hari abashoferi benshi nzi acika nyine ahunze umujinya w'abaturage, akaza kugaruka ari uko amaze kubona ko inzego z'umutekano zahageze. Ibyo byo n'ubundi no mu mategeko biremewe, uko wamenya ukoza agisida ukabona aho hafi n'abayobozi buhari, wowe wiripotinga ku buyobozi ugarukane n'ubuyobozi, nyuma uje gutanga amakuru y'uko impanuka yagenze, ugaragaza ndetse n'ibyangombwa by'ikinyabiziga cyane. Noneho sasa tukiri ku mutekano wo mu muhanda, hano hari ibibazo ngufitiye nk'umuntu bibamo, umushoferi ubizi, ubona ikintu kibangamira umutekano wo mu muhanda ari iki? Umutekano wo mu muhanda ubangamirwa n'ibintu byinshi, ariko cyane cyane harimo ubusinzi, harimo uburangare. Uburangare ubwo sinzi na telefone kugenda witaba uri utwaye, ubusinzi ndetse harimo n'abantu usanga bafitemo utuekara mu modoka, ugasanga arimo aragenda areba indirimbo, arimo aragenda areba amafilime kandi atwaye, umutima we ukaba konsantere kuri icyo kintu ari kureba. Yarangiza sasa niyite ku muhanda, ku mategeko y'umuhanda, namenye ngo ibyapa biraha n'aha, iki cyapa kiragaragaza ko hano hari ikorosi, genda gakeya, hano ntihemerewe kudepasa, ariko kuko yari yahuye muri bya bindi akabivamo ashiduka arenze umuhanda, ariko ngo abanyamaguru agashiduka akoze impanuka. Ubwo sasa ubwo nibiwubangamira, noneho kubangamirwa n'ibyo bintu ni ubusinzi, ni amatelefone, ndetse n'atuntu bashyira mu mamodoka tw'utuekara bagenda ntabwo byaba binaterwa n'abantu wenda baba batwara badafite impushya. Abantu kugira ngo ukurikije aho polisi ibigejeje ibintu byo kurwanya ibyaha byo mu muhanda, ikirebana n'impushya rwose cyo gisa nkaho nta muntu ukibitekereza cyane kujya mu muhanda nta ruhushya afite. Ubwo abantu bajya mu muhanda bagiye gutwara badafite impushya, ubwo porosantaje yabo iri hasi cyane, ntabwo aricyo kibazo nyamukuru. Noneho sasa ubwo hari n'ibindi bintu by'umuvuduko by'ibiki nabyo buriya soke hakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bicike? Ikintu cyane nkawe nyine uba mu muhanda urabizi, polisi sivuge ngo izekara tuzikure mu mamodoka, nta
ngo baba bagiye kubangamira abantu bavuge ngo se n'ubundi ariko amategeko yo kubuza abantu kwitabira telefone batwayeyo n'ubundi yariho uranahana ahubwo banayongere bayongere kuko konterevasiyo ya telefone bayongere kuko ni ikibazo niba uri gupanga n'umuntu imishinga unatwaye waba nakubwira ikintu ku bantu ucyumva ntabwo uri bwite ku muhanda ntabwo uri bwite ku mategeko y'umuhanda abo muri kugendanamo ushiduka aribo bateje impanuka sasa hakorwa iki konterevasiyo ubwo icyo ni kimwe konterevasiyo ayongere ya telefone ayongere kugira ngo turatekana natwo turimo mu modoka badukuremo ubundi turatekana dushyirwa inyuma kugira ngo abo twaba aribo baturebe ariko usanga noneho kesitaye kwa shoferi umuntu arimo wenyine karesitaye arimo aragenda yicurangira ubona yambaye na ekuteri adashaka kumva ekuteri yakubisemo na ekuteri uramuvugiriza ubone ntabyumva aho uri kwiyumvira umuziki ari muri aya ngaya kandi mu modoka aratwaye bihinduka ngira ngo polisi yafata ekara bareke kubukura mu modoka ariko babushyira inyuma burebwe n'abari inyuma burebwe n'abicaye mu ntebe imyanya zigiye shoferi abe konsantere ku muhanda hariya kuri vola nta kibazo n'ubwo icyo nicyo cyakorwa noneho igisigaye sasa mu businzi igisigaye ikintu cy'ubusinzi muri iyi minsi polisi nayo yabigenzemo gake ngewe uko nabibonaga mbese ko bikiri biri cyo guhishamo yongere tugeze no mu minsi mikuru iyi minsi mikuru ya wikendi bongere imbaraga kandi mu minsi mikuru haba agisida nyinshi ngira ngo ubundi biterwa n'iki yabona mukanyanza hano muri studio Nyabugogo habereye impanuka hoho ikwepye indi modoka ikanagira abamotari hariya ujya ku giti cy'inyoni nabyo ndabibonye ni ibintu ubonye biturutse nabyo kuri wa muvuduko urumva we uko yirukangaga yashitse ageze ku indi modoka akwepera mu ruhande rurimo abamotari ase tukiri aho ngaho mu minsi yashize numvaga bavuga ngo abamotari ngo nibo bari guteza ibibazo cyane mu muhanda ariko nkurikije ibintu nsigaye mbona ahubwo ndi kubona nimba Kimisagara ronge shasha ariyo yakoze amabara nimugoroba aho ngaho aha mu gitondo ikaba izindutse nanone goga abandi kugera ujya ku giti cy'inyoni urumva ubwo njyewe ndumva ahubwo ikibazo kitakiri muri ba bamotari bavuga ngo baradepasa ngo ntibamunyura hato ngo bacagwa no mu nzira z'abanyamaguru ngo bitemewe njye ndumva ikosa ntari bakuraho ahubwo izi modoka nini ko nzi ko zishyirwamo speed governor bigenda gute ubundi kugira ngo umushoferi arenze umuvuduko kandi harimo speed governor ni ukuvuga ngo speed governor zikora hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ni 60 kilometero 60 mu isaha niho ziregereye noneho 60 n'ushyiramo n'abantu bari muri uyu mujyi 60 n'undi n'umuvuduko uri hejuru umuvuduko wakaba uri ahantu mu nkengero ni ukuvuga ngo wowe nushaka kugeza muri ya 60 yawe uri mu mujyi uri hano hafi ya gare uri mu Nsisiro n'ukaze cyane mu Nsisiro ntabwo uwo muvuduko ntabwo uza gufatiraho feri ku bantu bambukiranya imikanya niba ujya ubona Nyabugogo ubona ukuntu abantu baba bagenda bambuka noneho hari n'akandi kantu maze kubona maze no gusanga abagenzi batakita kuri feruje feruje abanyamaguru nakoze cyane icyo kintu nyibona buri munsi sinzi naho mu Rwanda wenda ibintu by'amategeko y'umuhanda bizajya nabyo mu masomo asanzwe bakabyiga mu mashuri ariko ubundi ni usanga umuntu ni umusirimu ahabona feruje hatsemo umutuku harimo umukagagabo gahagaze kibambye mu mutuku ko kadashaka kugenda noneho wowe kagagabo ni ikimenyetso wowe ufite ubuzima bwawe ingingo zawe ubonye akagabo k'ikimenyetso kahagaze mu mutuku gashaka kugenda wowe urambutse kandi imodoka ziri kugenda abanyamaguru mwebwe mwabikubise agashyi abanyamaguru kugira ngo polisi ahari iracyafite akazi gakomeye niba izashaka amahugurwa ariko noneho iyo ngingo wari uvuze ahubwo ko n'ubundi ko twiga ibintu byinshi ko dusanga turonkome turi kwiga ngo amateka ya za French Revolution, Industrial Revolution, ngo ukuntu inganda zo mu Bwongereza zateye imbere ngo iki bya bintu bitadufitiye umumaro natwe abanyarwanda nakuna ahubwo ako kantu uvuze kajyamo umwana we utangiye icyiciro rusange tronkome bakavuga ati tugeze mu kanya ko kugira ngo twite ku mutekano
tugashyiraho n'umutekano wo mu muhanda, tugashyiraho yuko umwana agomba kwiga amategeko y'umuhanda ari mu ishuri, bikanamufasha gutuma agenda mu muhanda azi uko agenda yitwara akazi, no muri cya gihe agiye gukorera uruhushya rw'agateganyo ntibizamugore, bikanafasha abantu kujijuka. Numva cyaba ari igitekerezo cyiza. Icyo gitekerezo yango Benedike niba Benedike na Rebu cyangwa se Nesa babiganiraho bakaba babishyiramo rwose mu masomo, ko hari amasomo menshi twiga yo hanze atagira akamaro kurenza ibyo ngibyo. Reba no gusanga umuntu wa kaminuza arangije kaminuza ariko ajya gukorera uruhushya rw'agateganyo agatsindwa inshuro enye eshanu arangije kaminuza, ari ukuvuga ibyapa byo ku muhanda, ari ukuvuga uko abantu ibinyabiziga bidepasanye, ari ibintu by'amatara yirirwa abona mu muhanda, ariko kubera ko atigeze agera ahantu abibona ugasanga ari hasi cyane. Noneho n'akantu nabonye njye mu mategeko y'umuhanda harimo ikinyarwanda gikomeye. Kuki ubundi mwarimu w'ikinyarwanda mu gihe ari kutwigisha atakwifashisha iriya gazeti ngo atuzaniremo ariya magambo akomeye? None igazeti ni iya leta, ibyo twiga n'amasomo yigishwa abana ni amasomo n'ubundi aba yarateguwe na Benedike na Rebu ndetse na Nesa. Bityo rero bashyiramo n'ubundi na kiriya kinyarwanda n'ubundi cy'ibyapa kirakomeye, usanga bavuga ngo umwashi unakabega ibyari ariko ikintu rugwaho cya kinyarwanda kukibwira umuntu nta hantu ntabwo yacyumvise nko muri mu nsisiro biragorana pe. Abana b'iki gihe mubwire mu nsisiro wumve mu nsisiro cyangwa mu nsisiro cyangwa uri kugaza Rusizi atatangira gutekereza ibintu biba binagoyemo. Ariko ikintu twari tuvuze mu kanya, nimba dushobora kugenda tukajya mu ishuri tukiga ibintu bidafite umumaro, bidahuye byibuze n'amateka y'igihugu. Ubu ngubu ushobora kumbaza mu Bufaransa nkakubwira uriya ukavuga imijyi yaho yose, tureke imijyi n'imijyi ntabwo bayigisha mu ishuri neza, ariko nkakubwira Louis uriya mwami, nkakubwira uriya mugore we ngo Antoinette, nkakubwira ibiki, nkakubwira abami, nkakubwira ba Napoleon, ariko ukaba uje mu Rwanda ukambaza ati umbwira abami bayoboye u Rwanda, ugasanga ntabwo business. Hari ibintu mbona twiga mu ishuri bidafite umumaro cyane, kuko turi kwiga n'iby'abandi kuruta uko noneho bavuga ngo ase ubundi ni ukubera iki habaho umwanya w'amakarabu, hakabaho umwanya w'amadibeti, umwanya wa siporo. Ugasanga umwanya wa siporo bamuhaye umwanya munini, kuwa gatatu nyuma y'amasomo ugasanga ufite nk'isaha ebyiri, kuwa gatanu noneho nyuma yo kurya ugasanga hari ibigo bihita bijya muri siporo nyine irambuye y'ikigo cyose ngo siporo domasi. Ubu kuba bashyiraho iminota 40 yo kwiga amategeko y'umuhanda bikagabanya ibihugu duturanye bimwe ngira ngo nk'iki gihugu gituranye hakurya ahangaha cyo kibyigisha n'ubundi mu mashuri. Icyo gihugu cya Kongo Kongo njya mbona se ahubwo iyo bayigisha mu mategeko, kuko ubone bakorera perime gusa, kuko amategeko n'undi baba barayize mu ishuri, bo bahita bakorera perime. Ariko nanone aho hantu naho hagomba gushyirwaho akadomo. Ni gute wambwira ngo nk'ubwo se ubaye utaragiye mu ishuri uhita ujya gukorera perime direkite? Ni ukuvuga ngo wenda twebwe tureka kugendera kuri bo, wenda babishyire mu masomo, noneho nicyo kizamini kibeho cyo gushaka uruhushya rw'agateganyo. Ariko bizatuma umugenzi agenda mu nzira azi aha niho hantu hakwiye umunyamaguru agomba kugendera. Nimba ageze muri feruje ndayubaha, kuko n'ibyo tubikuye ko hariya ku bantu baviyora feruje cyane. Ariko noneho ikindi kintu, buriya nageze Nyabugogo kenshi, naje gusanga ba nyirabayazana mu kuviyora feruje mbaza ngo ni bande rero ni abakarasi. Ariko nanone ku rundi ruhande nkaba namwumva ndi umukarani nikoreye ibiro 200 ndashaka kwambuka, ese ndahagarara wa munota cyangwa 2 feruje yamaye ka kagabo kambaye imituku kameze gutya kipaganitse kabambye, cyangwa ndi bucunga nimbona hasigayemo akanya gatoya nirase. Bwana mu bihugu byateye imbere, muri mu bihugu byateye imbere nta hantu umunyamaguru ahurira n'imodoka. Bwana kuvuga ngo nka Nyabugogo
kirere ku buryo umunyamaguru nta hantu ahurira n'imodoka wenda uko sinzi natwe ngo iterambere ryacu ryihuta wenda bizagera aho bibi umunyamaguru agira inzira ye nta hantu ari buhurire no kwambuka kw'imodoka nta hantu ari ahurira n'imodoka hari ikindi kintu njya nenga ku kiraro cya hariya Kicukiro urabona kiriya kiraro uko giteye hejuru neza hariho inzira z'abanyamaguru ku muhanda wo hejuru ariko uriya muhanda wo hasi winjiramo munsi umanuka ujya mu kagarama za Kamageni ari naho umanuka uri uzamukira mu Gatenga unyuramo hasi usanga nta nzira z'abanyamaguru bashyizeho umunyamaguru arimo araca mu muhanda rwagati uriya muhanda sinzi niba wenda nijya ubibona gusa usanga umunyamaguru arimo aracungana n'imodoka aragenda agongana n'imodoka nta nzira y'abanyamaguru naho ni ikibazo ubwo ahubwo ngaho ni hamwe naho hasho kandi ubwo hari n'impanuka zijya zihaba impanuka zibera amaharaza z'umunyamaguru urabona nta nzira y'abanyamaguru irimo nashaka kwambuka yambukira tubwe wenda nk'abanyeshuri bagiye kuri leta barimo hari hasi bavuye mu Gatenga iyo agiye kuri leta usanga acamo harya hasi imodoka zinyura aracamo hagati kandi urabona niyo imodoka ijya gukata itanamubonye ariko hagiyeho inzira z'abanyamaguru rwose byaba ari ibintu byiza n'impanuka zaho zagabanyuka ubwo sasa twabonye ku kantu ariko bariya bakarani abari kuvunika agahita yambuka nta kintu yitayeho noneho kandi ntabwo nabona umukarani arambutse nanjye nashaka kwambuka ngo ngumye magaze ariko ubuzima ni bwo bwa mbere kuba wikoreye umuzigo nuko ufite ubuzima ese niwambuka n'uwo muzigo bakakugongana nawo ni kwa kutamenya amategeko kuko bimwe twavugaga byo kuba utarayize mu ishuri nta n'ahandi hantu yakura niho ikibazo gituruka ubaye warabyize wavuga ati nubwo nikoreye umuzigo ninambuka nawe barangongana kandi noneho hari akantu umuntu akaba abana abayobozi b'ibinyabiziga akaba ari kureba muri feruje we niyo yitayeho yabona yamurekuye yatse icyatsi akumva ibintu ari barabara namwe mumenye ko ibyo bintu hari igihe umuntu agonga umuntu atabigizemo uburangare na buke ahubwo we wahagaze abanyamaguru barambuka igihe feruje zikurekuye zatse icyatsi ukigenda umuntu yijugunyemo uhise amukubitana ugasanga umupolisi araje wagonze umuntu kandi wamugonze nawe bitaguturutseho ni ikibazo harya ni izamvune z'abahanzi ubwo ni imvune z'abashoferi n'abanyamaguru ubwo rero sasa nawe dusoza nari ngiye kukubwira ngo tanga inama ariko inama nkurikije ibyo tumaze kuvuga wazitanze wabwiye leta yuko habaye ibyashoboka bashyiraho gahunda yo kwigisha gutwara yakwigisha amategeko y'umuhanda mu mashuri wanasabye ko ahantu ku kiraro cya Kicukiro bashyiraho munsi hasi inzira z'abanyamaguru zambukiranya kuko abanyeshuri bava mu Gatenga bajya kuri leta bagenda mu muhanda ugasanga nabyo biteza ikibazo mwongeye munavuga ko ibintu bituma impanuka ziba kuvugira kuri telefone ati konterivasi ya telefone nibashaka iyo bayongera cyane rwose aho ngaho ntuzarire ngo banyandikiye wizize ari ukubera oya nanjye ntabwo nabikora telefone mbere iyo ntwaye telefone iyo nshaka kwitaba mparika ku ruhande nkanza nkitaba ubundi nkabona kujya gukomeza nk'iyo ugeze ngo ahatemewe ngo ushyiramo na dubure biremewe mu minota mike nubwo hari aho uhagarara bashyizemo dubure kinyoteri ugasanga umupolisi akubwira ati ko uhagaze kandi arabona yuko wubahirije amategeko bashyizemo dubure kinyoteri akongera koza ku cyo uhagaze ariko nanone hari ababyitwaza nabonye hari umugabo gushyiramo dubure kinyoteri agahagarara neza akajya kuri alimantasiyo akabanza akagira utuntu ahaha kandi yahagaze akanya kanini ubwo alimantasiyo nazo zigira amaparikingi inyuma ye yari haje ambutiyaje ati na alimantasiyo zigira amaparikingi rwose nta kibazo ubwo niyo nama watangaga ariko noneho sasa hereza inama umunyamaguru uhereza inama abayobozi b'ibinyabiziga ubwo reka tureke kuvuga ngo uyu ni umunyonzi n'umumotari n'umushoferi ubwo nabo bahereza inama yabo noneho uhita unagira ikintu wisabira leta koko utanga iyo mesaje yawe yumvikane ku buryo n'umuntu uri kubireba ufite aho ahuriye nabyo ashobora kuvuga ati iki kintu koko kigomba gukora nka bano badepite biyamamaza mushobora no guhera no ku bitekerezo bya mwambutsa mukaba mwadukorera ibintu byiza kandi nabo ntabwo tubaheruka
tubaheruka tubatora muri iyi minsi bagiye bongere bakore abaturage abanyamutwe wegere ku kintu cy'inama warubuze rero nahera ku banyonzi. Abanyonzi polisi ihora ivuga ati rwose saa 12 zigeze hatakibona umuve mu muhanda. Abanyonzi icyo kintu nubwo wenda bamuvuga muti turi gushaka amafaranga ariko nyuma ya saa 12 nta tari ufite umushoferi w'imodoka cyangwa wa moto araza ushiduke yakugonze kubera ko atakubonye. Icyo cyo abanyonzi rwose mwihangana mu cyubahirize mukore ku manywa rwose. Ku kirebana n'abashoferi, abashoferi nabo bagende gakeya kandi birinde gutwara banyweye bagereye amahoro. Ikindi ku banyamaguru gera amahoro bayubahirize. Ku banyamaguru wowe umunyamaguru wambuka kuri telefone, umunyamaguru wambuka atarebye n'ubuzima bwawe uri gushyira mu kaga. Niba kugonga nujya kumanika akaguru za CH za Faisal ntabwo umushoferi zawe kamanitseyo na PS y'ukugura ihari PS de rechange gorajya mu gatsata cyangwa ngo yishyireho ndimo ifate brand naho iboneka atari iyanyaje irantsimbura bagushyiramo icyuma ntabwo bagushyiraho akandi kaguru hari n'igihe icyo cyuma batakigushyiraho bitewe n'ubuzima bukarangirira bakakugomba ugapfa. Nabyo twambuke neza abanyamaguru twabanje gushishoza hepfo na haruguru kandi feruje tuzubahirize. Ntabwo umutuku uvuga kugenda umutuku uvuga guhagarara kandi nanone iyo harimo umuhondo ntabwo bivuze ko ibintu ari terebye ahubwo kugira amakenga. Ubwo sasa inama urazitanze ubwo tongere urasaba harya ni ruri bishinzwe ni kubijyanye n'umutekano wo mu muhanda polisi ikomeze muri iyi minsi y'ama-weekend mu minsi mikuru ikomeze tube hafi mu muhanda itugire inama kandi gahunda yagera amahoro nyine bongere arukuntu baza mu muhanda agashyira akamikorano bakatubwira uko ibintu bimeze nabyo babyongere rwose. Aho ni polisi itayishimira ibirimo neza turabashimiye cyane mwebwe mwari mudukurikiye kuri Satya TV. Ibiganiro byacu byo nakagaruka mbibutsa gukora subscribe kuri uyu muyoboro nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana uko twaprodinze ikiganiro ujye ukibona. Nimba wakunze iki kiganiro kora like utwereke ko wagikunze, usangiza ubutumwa share ku nshuti zawe na comment muri comment section utwereke ibitekerezo byawe ukaba wanashyiraho n'ibindi bintu wifuza ko twazaganiraho. Imana ibeze rwose ibahire mugire impagarike n'ubugingo. Mwari muri kumwe nanjye Kabastanga na Jean Claude Mwambutsa. Okay, murakoze. Ciao.